nongeye mbahaye ikaze mwebwe mukurikira ibiganiro bya Garagara Gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndi Ishimwe Josue Maripasi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo ikomeye cyane, icyaha kitababarirwa ni iki? Ese Yesu ko yavuze ngo icyaha cyose kirababarirwa, ariko hari icyaha kitababarirwa? Ni ukubera iki cyaha kitababarirwa? Ese hari abantu baba baraguye mu ngeso cyangwa baramaze kugwa mu rwobo rwo kugera mu cyaha kitababarirwa? Ese umuntu yabwirwa n'iki ko ari mu cyaha kitababarirwa? Cyangwa se nanone umuntu ashobora kuba ari mu cyaha kitababarirwa ariko akikuramo, akaza agasaba Imana imbabazi bigashoboka? Ni gute ubundi icyo cyaha ni ikihe, ko tuzi ko Imana ibabarira ibyaha byose? Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki twaburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni nk'isanga n'ingoyi, byose bituberaho kugira ngo dukore ibyiza. Uyu munsi rero ubwo reka turebeye hamwe icyaha kitababarirwa ni iki. Icyaha kitababarirwa rero nk'uko kiboneka muri Matayo igice cya 12:31 kugeza ku 32. Icyaha cyose kirababarirwa, ariko gusebya umwuka wera ni ibintu bitababarirwa. Kubera iki gusebya umwuka wera ari icyaha kitababarirwa? Hano Yesu atanga isomo rikomeye cyane. Yavuze ko kandi umwana w'umuntu nyine azababarira buri muntu wese icyaha runaka, ariko umuntu utuka umwuka wera ntazababarirwa naho yaba ari mu gihe kiriho cyangwa mu gihe kizaza. Bivuze iki rero? Gutuka umwuka wera ni icyaha kitababarirwa. Kubera iki iki cyaha kitababarirwa? Imana ishobora kubabarira ibyaha byose, ariko iki cyaha kubera iki itakibabarira? Kuki se ari ingenzi cyane kugira ngo tubimenye? Ese gutuka umwuka wera ubundi bivuze iki? Gutuka umwuka wera ni ugupinga imirimo y'Imana, kandi umuntu abizi neza. Mu gihe Yesu ndetse yaganiraga n'abafarisayo, bavuze ko imirimo yakoraga atari yayitewe n'umwuka wera cyangwa atayabaga yayitewe n'Imana. Basaga nk'abahinyura imirimo yakoraga kandi bigaragarira amaso yabo. Basaga nk'abantu binangiye umutima batashakaga kumva icyo Yesu yababwiraga. Kuki kitababarirwa rero? Imbabazi zibonerwa mu kwihana. Imana itanga imbabazi ku cyaha icyo ari cyo cyose iyo umuntu yihannye, nk'uko bigaragara muri Yohani, urwa mbere rwa Yohani igice cya 1:9. None iyo umuntu atihannye cyangwa kumva yanangiye umutima, birangira yitesheje imbabazi z'Imana, bigatuma agera ku cyaha gikomeye cyane kitababarirwa, ari cyo gutuka umwuka wera. Noneho rero icyaha kitababarirwa si uko Imana yanze kubabarira icyo cyaha, ahubwo ni uko umuntu yifungira inzira zose z'imbaraga z'umwuka zimujyana kwihana. Iyo umuntu rero yifungiye izi nzira kandi umwuka wera ayobora umuntu ubishaka, icyo gihe aba yiteje kubona icyaha kitababarirwa. Tuvuge nk'urugero, iyo umuntu ahora yirengagiza umwuka wera, umutima ugenda umukomanga, umukoraho, umubwira uti ibi bintu biveho, bityo bihunga udapfa, wagakomeza kumva ari ibintu bisanzwe, uyu muntu aba ari gutuka umwuka wera. Reba nk'urugero rw'uko ushobora gusanga nk'umuntu yarabaswe wenda n'ingeso yo kwiba, gusambana cyangwa gukora ibindi bintu biteye isoni, ukamubwira uti muvandimwe, ibi bintu si byiza. Abantu benshi barabizi, iyo ugiye gukora icyaha cyangwa se uri mu bishuko, hari ijwi rikubwira riti ibi bintu bireke. Rwose ukaba wanaryumva ukumva koko ko ibyo bintu bidakwiye. Ariko umuntu wamaze kuba ikinya, watutse umwuka wera, watutse ya roho iturimo idufasha kumva ibitagenda neza, agera aho ngaho akabikinya ku buryo cya cyaha gikora kumva nta kibazo. Wabonye ukuntu ubona abantu babaye ibicamuke, umuntu ashobora kujya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ibintu bibi yakoze, bya bintu biteye isoni wumva ahubwo umuntu atakwiye no kuba yakora, wakabivuga nk'umuntu byishimira, ndetse akumva yuko n'ejo azongera akabikora. Kiriya kintu rero bita ni nko gutuka umwuka wera. Ibintu twimenyereza bigenda bituremamo indi ntekerezo nshya ndetse n'indi mico mishya. Rero bigenda bite rero gutuka umwuka wera? Ni cya gihe imico mishya igenda igafata intekerezo zawe, ku buryo ugera igihe noneho bya bintu bibi ubona ko ari nk'ibintu bisanzwe, ko ari ibintu bidafite icyo bitwaye. Icyo gihe mwuka wera cyangwa se imbaraga iguhatiriza kuva mu bibi iba yaramaze gutsindwa rwose. Rero nta kindi kiba gisigaye uretse gucirwaho iteka, nuko icyo cyaha utazigera ukireka. Niba umuntu yaramaze kuba umusambanyi ruharwa, rwose nta kindi kintu yabihinduraho, akaba akora uwo mwuga, akabyishimira, akabivuga ku mbuga nkoranyambaga, akumva ahubwo ashaka kurushaho gukora ibibi, yamaze kubatwa ndetse yamaze gutuka umwuka wera ku bijyanye no kugira intekerezo imukebura ku muco mubi yagakwiye kurwana nawo akawureka.
ngicyo rero icyaha kitababarirwa. Iyo rero wamaze gutuka umwuka wera, bisa nk'aho wamaze kwerekana uruhande wowe ubogamiyemo, ntabwo ushaka kujya mu ruhande rw'aho umwuka wera ari. Ubwo rero wamaze gukora icyaha kitababarirwa, kuko bisa naho witandukanyije rwose n'Imana mu buryo bw'uko igomba kugufasha ikakubabarira icyo cyaha. Isomo riri aha ngaha, nta cyaha kinini cyane Imana itababarira. Gusambana, kwica, kubeshya, kwiba, gusenga ibishushanyo, gukora n'ibindi bintu byose iyo umuntu aciye bugufi Imana iramubabarira. Muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 ndetse no mu rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9, ho Yesaya batwereka ko umubiri wacu wose rwose ari ikibazo gikomeye cyane, ko rwose twakoze ibyaha dutandukanyijwe n'ubushake bw'Imana, kandi ko guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza ku mutwe dusa nk'ibisebe cyangwa se dusa nk'abanduye rwose. Ariko ko Imana nubwo ibyaha byagenda bikaba ari bibi cyane, Imana ibyeza ikaduhindura abantu bashya. Nubwo ibyaha byawe byatukura tukutuku, birabyeza bimere nk'umuhemba cyangwa se bimere nka sheregi cyangwa se nk'ibara ryiza ry'umweru cyane. Ariko iyo utemera ibyaha cyangwa se ngo unemere ikintu runaka yuko wagikoze, ubashe kugisabira imbabazi no kumva uburemere bwabyo, icyo gihe wamaze kwitandukanya n'umwuka wera mu bijyanye no kwihana. Uzarebe ukuntu abantu bashobora kubatwa n'ibyaha ku buryo agera igihe ibintu bigahinduka nk'ubuzima bwe. Umugabo we w'indwanyi wa kera cyane, abantu bashobora kuba bazi, yitwa Adolf Hitler, yigeze kuvuga ko ibinyoma by'igihe kirekire akenshi bihinduka ukuri. Iri jambo dushobora kuryumva tukabyumva. Uzarebe umuco usa nk'aho wabaye gikwira ukajyanwa mu bantu igihe kirekire, ushobora guhinduka nk'aho ari ukuri cyangwa ko ari ikintu gisanzwe. Urugero, ushobora kubona uri mu gice cy'abantu b'abasambanyi cyane cyangwa igice cy'abantu b'abajura cyane. Uko bakomeza kubikora bakumva ntacyo bibatwaye, umutima cyangwa intekerezo zigeraho zibona ko ari ibintu bisanzwe, ku buryo bakora bya bintu bisa nk'aho bidasanzwe bibi cyane, bo bakageraho bagatangira kubibona nk'ibintu bisanzwe. Icyo cyo bacyita gutuka umwuka wera. Uba usa nk'aho wakayuye imbaraga iguha intekerezo zo kwisubiraho ndetse no kurema ibintu bishya byatuma ureka ya ngeso. Ibyo rero babyita gutuka umwuka wera, kuko umwuka wera uba usa nk'aho wamuheje, kuko usa nk'aho utamukinguriye urugi. Muribuka Kayini amaze gukora icyaha yishe umuvandimwe we Abeli, Imana iramubwiye iti icyo ukoze ni iki? Ese iyo yihana ntiyari kubabarirwa? Ngo ariko nutihana ibyaha byitugatugira ku rugi rwawe, kandi ni wowe bishaka. Ubwo rero niba wamaze gufungirana ikintu cy'ingenzi, ugafungirana umwuka wera, ntukiriho rwa rubanza na rumwe rujyanye n'uko ushaka kwihana, ahubwo wamaze kuba umunyacyaha, wihamije icyaha rwose. Ubwo icyo gihe rero icyaha cyawe ntikibabarirwa, kuko ari amahitamo yawe. Icyaha kitabarirwa rero gishingiye ku kwanga imbabazi z'Imana. Iyo umuntu ahora arwanya umwuka wera, ntaba ashobora kubona imbabazi kuko atazisaba. Nta nubwo aba ashobora kubona ibimutsi ku mutima kugira ngo ahindure imimerere y'uwo ari we. Uwo muntu aba yaramaze kuba igicamuke. Rero ikiba gisigaye rwose ni ugucirwaho iteka. Ikintu gihangayikishije cyane rero ni uko waba warakoze icyaha ariko ntugisabire imbabazi. Amasomo rero yagufasha kugira ngo twirinde iki cyaha. Abantu benshi bahanganye n'intambara yo kuva mu buyobe cyangwa ikintu cyamubaze, agakora byose kugira ngo ahari agihindure, ariko agasanga ahari rimwe na rimwe asa nk'uri kuvomera mu rutete cyangwa se guta inyuma yahuye. Ariko reka nze nkubwire, iyo wihannye ukihana ndetse ukemerera mwuka wera, ashobora kugufasha kuva muri iyo ngeso cyangwa mu cyaha runaka. Iyo umutima wawe ugeragejwe n'icyaha cyangwa ingeso runaka, ukumva rwose uratsinzwe cyane, ntugapfukirane mwuka wera, kora icyo gusaba wihane kandi bigishoboka. Ikindi kintu cya kabiri, jya wihutira kwihana kandi ugerageze kurwana intambara zidatuma wongera gusubira muri icyo cyaha. Ntukajugunye amahirwe y'ubuntu uhabwa n'umwuka wera cyangwa Yesu Kristo. Uyu munsi ni wo wa nyuma,
kandi ni wowe wo kwakiramo agakiza. Ibi ni Pawulo wabivuze mu Baheburayo igice cya 3:15. Ntago tuzi igihe tuzaberaho, nta nubwo tuzi ibizaba imbere yacu. Salomo we yaranditse ngo erega nta muntu uzi igihe cye, nk'uko amafi afatwa mu ishundura, nk'uko inyoni zifatwa mu mitego, uko niko n'abantu nabo bafatwa. Rero ushobora kuvuga uti wenda reka ngomeze nkore ibi byaha ariko nzabyihanira igihe kimwe, ariko ibyo bintu ntabwo bishoboka. None se uzi neza niba ejo uzaba uhari? Uzi intekerezo se z'abandi babitekerezaga bavuga ko nabo bazihana ariko bikarangira batihannye kuko urupfu rwabatunguye? Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Niba ushaka rero kuba warwanya iki cyaha, ni ugusabana n'Imana, gusenga, gufasha abandi, ndetse no guhora witeguye kuba wagira icyo ukora byose kugira ngo ugire uko wihuza n'Imana. Nk'uko nakomeje kurikoresha isomo riboneka mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 1:9, niba twatura ibyaha byacu, iduha ibyiza igihe cyose niba twatuye ibyaha byacu. Icyaha rero kitababarirwa ni ugupinga umwuka wera, ni ukwitandukanya n'ubushake bw'Imana. Yesu yakivuze, ntiyavugaga nyirizina icyaha wakora umwanya umwe, ahubwo yavugaga urutonde cyangwa imimerere y'uko abantu bashobora kugira ubuzima bw'akahebwe butuma batakira imbabazi z'Imana. Ko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Biboneka muri Yohana igice cya 3:16. Nawe rero ushobora guhinduka rwose. Imimerere waba waraciyemo n'ubasha kwemerera Mwuka Wera akakuyobora ndetse ukicisha bugufi, araguhindura rwose. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Reka Imana y'amahoro ikweze rwose kandi gutunganirize kuba umuntu ukwiye no guhangana ndetse no kugira ubuzima bunyuze mu kwizera Imana ndetse no kwitegura ndetse no kuba uri umuntu ushimwa n'Imana kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kurema umuryango mugari w'intekerezo nzima zishobora kudufasha. Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Ndi Ishimwe Josue Marpas, naho ubutaha. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza.